Gukubitisha inkuba itagira amazi. Gukubitisha inkuba itagira amazi babigenza bate, babikora gute? Gukubitisha rero inkuba itagira amazi, iyo washakaga gukubitisha umujura inkuba cyangwa se kuba warashakaga gukubitisha nk'umurozi cyangwa se umucuraguzi ushaka nko kumukubitisha nk'inkuba itagira amazi, wabigenzaga gute rero? Washakaga agati inkuba yakubise. Agati inkuba yakubise ni ahantu inkuba iba yarakubise nk'igiti, icyo giti ugasanga cyarumye. Icyo giti rero waragendaga ukabanza ukakigangahura, wamara kukigangahura noneho ugahita, impamvu wakigangahuraga ni ukugira ngo inkuba itazongera ngo igaruke hakubite. Waragendaga ukagangahura icyo giti ukoresheje imiti, wagendaga ugatera kuri icyo giti, wamara kukigangahura, iyo umaze kukigangahura rero inkuba ntabwo iba izongera ngo ize ngo ihakubite. Rero wamara kuhagangahura ugafata akabango wamanyuye kuri icyo giti ukakitwaza. Iyo washakaga kuzongera ugakubitisha inkuba itagira amazi. Inkuba itagira amazi rero ni inkuba iza igakubita umuntu ku manywa y'ihangu, nta mvura yaguye, izuba riva. Iyo bayita inkuba itagira amazi. Nk'uko Magayane yabwiye umwe mu bacungagereza, aramubwira ati wowe kubera ubugome bwawe bwo gukubita imfungwa, kubera ubugizi bwa nabi bwo kugirira abantu nabi, Magayane aramubwira ati wa mugome we ntacyo uzimarira. Yaramubwiye ati wa mugome we ntacyo uzimarira, dore uzataha iwanyu, nugera mu marembo uzakubitwa n'inkuba itagira amazi. Yego, kandi koko uko Magayane yabivuze niko byasohoye. Uriya mugabo yakubiswe n'inkuba itagira amazi. Yakubiswe n'inkuba rero itagira amazi. Ni ukuvuga ngo rero akenshi na kenshi inkuba itagira amazi igukubita izuba riva, abantu babireba, ukajya kubona ukabona imirabyo irarabije, ukabona inkuba iragukubise irakwanuye. Yego, abenshi cyane mu buhanuzi bikunda kubaho cyane rwose, nk'uko byabaye ku gihe cya Magayane, ni nako byongera bikaba muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo ubundi abagizi ba nabi cyangwa se abagome, cyangwa se abagizi ba nabi, abagome, abagirira abandi nabi, ababahohotera, nta kindi gihano Imana ibahanisha uretse nko kubakubitisha inkuba itagira amazi. Rero umuntu uzi ko akora ubugome, umuntu ugira nabi, azakubitwa n'inkuba itagira amazi. Inkuba itagira amazi rero ibereyeho guhana ibyigomeke, ibyigenge, abagizi ba nabi, abagome, abagambanyi, abicanyi, abantu bakora ibibi byose, abantu bakora ubugome. Inkuba itagira amazi ibereyeho kugira ngo ibakubite, kandi koko igomba kubakubita, n'ubundi niko bigomba kumera. Magayane rero ari muri gereza, yitegereje imfungwa ukuntu zirimo kubabazwa. Magayane yitegereza ukuntu ikiremwamuntu kirimo kubabazwa. Yegera uwo muyobozi umwe mu bayoboraga gereza, aramubwira ati ese kuki ugira ubugome? Kuki uri mubi? Kuki uhemukira imfungwa? Magayane aramutumbira aramubwira ati rero uratashye, ariko nugera iwawe mu rugo urakubitwa n'inkuba itagira amazi. Niko byaje kugenda rero, umugabo yaratashye azi ko ari ibisanzwe. Ageze mu nzira arakomeza, ageze mu marembo iwabo ahita akubitwa n'inkuba itagira amazi. Ibi ni ibintu byabaye, muzabaze abantu benshi bafunganywe na Magayane, azabikubwira, kandi uko Magayane yabivuze niko byabaye. Uzabaze abantu nka ba Meshaki. Ba Meshaki bafunganywe na Magayane. Meshaki rero ni umuhanuzi uhanurira muri ADEPR, nawe izo nkuru arazizi, uzazimubaza azazikubwira. Ni ibintu byabaye. Inkuba itagira amazi rero iragukubita ikakwanura, kandi ikintu bibayeho ni uguhana abagizi ba nabi, babandi baba barananiranye, bamwe baba barigize ibyigenge. Inkuba itagira amazi
muri iki gihe cyacu rero hariho abahanuzi nka Magayane, hariho abahanuzi batoranyijwe bahagarara mu cyuho cya Magayane bakabasha gukubitisha inkuba abagizi ba nabi. Yego, ni ukuvuga ngo rero ibyabaye kera nibyo byongera bikaba, nk'uko mu mubwiriza, umwanditsi w'igitabo cy'umubwiriza Salomo yaravuze ngo amateka arongera akisubiramo. Ibyabaye kera ku gihe cya Magayane nibyo byongera bikaba ku gihe nk'iki ngiki. Iyo washakaga rero gukubitisha umuntu inkuba itagira amazi, washakaga agati k'ibango ry'aho inkuba yakubise. Waragendagaho inkuba yakubise ukahamanyura akabango, noneho ukagenda ugafata uragendaga ugashaka isake, ukica isake ifite ibirokoroko. Waragendaga ugashaka isake y'umutuku ifite ibirokoroko, ukayikata izosi ukamena amaraso hasi, ukavuga uti wa nkuba witagira amazi dore nkumeneye amaraso, ndashaka ko ugenda ukamanira kanaka. Ukitwaza n'umuti bita umumanurankuba, ukitwaza n'igiti bita umumanurankuba, ukitwaza n'igiti bita umubazi, ukitwaza n'igiti bita umurashi, ukitwaza n'igiti bita umwanira, ukitwaza n'igiti bita umukubashengero. Ibyo biti byose rero nibyo witwazaga ushaka guhamagara inkuba itagira amazi, ushaka kuyihamagara kugira ngo ize igufashe, ize igutabare. Inkuba itagira amazi rero yakubitaga abantu kandi yarabicaga ikabazengereza. Iyo nkuba rero itagira amazi ibereyeho guhana inkozi z'ibibi, ibereyeho guhana ibyigomeke, ibyigenge, abagizi ba nabi, abagambanyi, abarozi, abacuraguzi, abajura, abantu babi. Inkuba itagira amazi rero iyo yoherejwe n'umuhanuzi wabitoranyijwe, nta kabuza iragenda igakora icyabigenewe. Inkuba rero itagira amazi ibaho, ikoreshwa n'iki? Ni amahembe, ni imirabyo, ni imandwa, ni abazimu, ni abadayimoni baciwe mu ijuru, ni abamarayika, 1/3 cy'abamarayika cyaciwe mu ijuru, ni amashitani y'ikuzimu, ni amashitani y'umwijima, ni maji z'umwijima, ni amaji z'umucyo, kubera ko haba harimo no guhana umwanzi. Yego, niko bimeze rero. Abantu baba barigize ibyigomeke, abantu baba barigize ibinani, inkuba itagira amazi irabakubita kandi ikabanura. Nta muntu inkuba itakubita. Ushobora kuvuga uti Kim Jong-un ati ntabwo inkuba yamushobora. Inkuba iramukubita itagira amazi. Cyangwa se ukavuga uti ariko Kim Jong-un, impamvu mbivuze, we iyo usomye Bibiliya mu gihugu cy'iwabo arakwica, yanga ivugabutumwa. Abavugabutumwa benshi bagenda babwiriza Yesu, Kim Jong-un arabafunga akabica. Uzanye imana z'abanyamahanga aramwica, uzanye umuco w'abanyamahanga aramwica. Kim Jong-un ikindi nanone akora iterabwoba, kuko afata ibitwaro bya kirimbuzi akabirasira mu mazi, nk'Abayapani baturanye nawe bakikanga bakagira ubwoba. Abayapani bakarega bakavuga ati se ko Kim Jong-un atujengereje. Kim Jong-un rero ikindi nanone aragira, afata nk'ibibaro by'umwanda akabyuzuzamo umwanda akabinaga muri Korea y'Epfo, urumva, agateza umutekano mukeya kandi akabangamira n'abaturage, kandi noneho akabuza ubwisanzure bw'abaturage bo muri Korea ya ruguru. Ntibarebe amateleviziyo yo hanze, ntibakoreshe imbuga nkoranyambaga, akababuza n'ubwisanzure. Urumva, ni umutegetsi ukoresha igitugu nka Kim Jong-un. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi buvuga buti yewe Kim Jong-un, dore wigize ikinani, wigira icyigenge, wishyira hejuru, wibwiraga ko ukomeye, ariko uzarimbuka mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. Rwose umwanzi azagutera, azakugota, azakurimbura, azakugota imbere n'inyuma, azakuzengurutsa ikirundo cy'amahwa, azakuzengurutsa amabuye kandi azakurimbura. Uzakubitwa n'inkuba itagira amazi ku manywa y'ihangu bose babireba.
kuko wanze ubutumwa bwiza, kuko wanze ijambo ry'Imana ukigira ikinani, ukabuza abantu amahoro, ukishyira hejuru ngo urakomeye cyane, ariko mu kanya nk'ako guhumbya dore Uwiteka agukubitishije inkuba. Dore uburyo bwo kwivuna umwanzi cyangwa se kwihorera. Warabyukaga mu gitondo nka saa cyenda za nijoro, ukabyuka wambaye ubusa, ukavuga uti nk'uko wagetiwe ntaguhisha ubwambure bwawe, nawe ntumishe ubuhanga bwawe, ntumishe ubugome bwawe, ntumishe ubushobozi bwawe, nk'uko ntacyo nguhishe nawe ntugire icyo umpisha. Saa cyenda za nijoro rero warabyukaga ukagenda ugashaka igiti bita umwanira, ugashaka igiti bita umutagara, ugashaka igiti bita gatumura, ugashaka ikindi bita gutwi kumwe, ugashaka ikindi bita igicumucumu, ugashaka ikindi bita umushubi, ugashaka ikindi bita umwicanzoka, ugashaka ikindi bita, ugashaka ibyatsi byameze ku mva, ugashaka n'itaka, ugashaka n'akabango kavuye ku mva, ugashaka n'akabango kavuye ku musaraba. Ibi biti rero warabigenderaga ukabizindukira, ukabihamura, ukabyitwaza ugiye kwivuna umwanzi cyangwa se ugiye kwihorera. Byabaga ari ibintu byoroshye cyane rero, kuko ubugenge cyangwa se imigenzo, imiziririzo, umwanzi wawe iyo yabaga yarakurembeje cyangwa se yarakugomeye, ushaka kugira ngo umwivune cyangwa se ushaka kugira ngo wihorere ku mwanzi wawe, waramugendereraga rero. Ubundi hari amategeko aranga umurozi cyangwa se umunyabugenge cyangwa se umukonikoni cyangwa se umupfumu cyangwa se umushitsi cyangwa se umuhannyi. Yazindukaga mu gitondo cya kare nka saa cyenda za nijoro, aho bose bacecetse, aho bose baryamye, akagenda agahamura imiti. Yabaga afite imitongero rero, afite n'imigenzo, afite n'imiziririzo, aho yakoraga imigenzo, kandi iyo migenzo akoze igatanga umusaruro. Igihe cyiza rero cyo gukora imigenzo cyangwa imiziririzo ni igihe abantu bacecetse, ni igihe abantu batuje. Noneho rero wendaga iyo miti ukayishyira ku ifoto ye, ukavuga imitongero wumva ushaka kuri uwo muntu. Rero byabaga byoroshye rero, cyane cyane mu ma saa sita za nijoro cyangwa se saa cyenda, niho benda ifoto y'umuntu. Iyo foto ukayishyiraho imiti yose navuze hejuru, harimo imiti nababwiye, ukayishyira kuri iyo foto ye, ubundi ukamuvuga amazina ye yombi, ukavuga n'icyifuzo wumva umushakaho. Mu masaha ya saa cyenda rero ni isaha nziza cyane. Hari umugabo bita Muzehe Rwakagango, guturuka hano mu Gisaka, guturuka hano mu Gisaka cya Kibungo. Uyu muzehe cyane azwiho gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko ni umuhanga, ariko umuha amafaranga kubera we ko ari umuvuzi gakondo. Agira imiti igarura ibyibwe, agira imiti y'uruhereko. Nk'umujura yaba yakwibye ugasanga yafatiwe ku kintu cyawe, uyu muzehe rero Rwakagango ajya anatsirika, agatanga inzaratsi, agatanga imitsindo, agatanga imikagiro. Ni ukuvuga ngo uyu muzehe rero azwiho no gutanga imiti itandukanye, kuko ni umuganga, avura kinyarwanda, avura indwara z'amarozi, indwara z'amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, amarozi y'amaryano, avura indwara nyinshi zananiranye. Kubera ko ngewe dukunze kuba turi kumwe, n'iyo uhambiriye umusazi ukamuzana, amuha umuti agahita akira ako kanya. Biroroshye rero. Uyu musaza uramutse ufite nk'uburwayi bwananiranye, wenda tuvuge warivuje ukajya mu Burayi bikanga, ukajya mu Buhinde bikanga, ngwino muzehe akuvure, kuko avura indwara zijyanye n'ubuhumekero, indwara z'umubiri, indwara zo mu gitsina n'izindi nyinshi cyane, kuko atanga n'umuti ku bagabo bagatera akabariro igihe kirekire, kandi agatanga n'umuti igitsina kigakura mu burebure no mu mubyibuho, agatanga n'umuti ku badamu bataciye imyeyo, imyeyo ikaboneka, agatanga n'umuti ku babuze urubyaro bakarubona, agatanga n'umuti ku
bafite ikibazo cy'uburemba bugakira, agatanga n'umuti ku bagabo baba barafatiriye bajya gutera akabariro hanze bikanga. Rero uyu muzehe atanga n'imiti ku ndwara ziba zarananiranye, wamugana rero akagufasha kuko ajya anazamura bizinesi zasubiye inyuma, akaguha umuti abaguzi bakiyongera, abakiriya mu bucuruzi bakiyongera bakaba benshi. Atanga umuti w'urukundo, niba ufite umukobwa ukunda yarakubenze, waguha umuti rwose w'urukundo ukongera ukakundwa mu kazi. Uyu muzehe Rwakagango rero atanga n'umuti w'ubucuruzi, agatanga n'umuti w'urukundo ku bakobwa, anagira n'umuti ugarura umugabo wawe wahukanye. Hari umuti aguha ukagenda ukawutera ahantu mu kiryamo, umugabo wawe akagaruka yirukanka. Atanga n'umuti ugarura abagore bahukanye, akaguha umuti ukagenda ugatera mu kiryamo, umugore agahita agaruka ako kanya. Uyu muzehe rero Rwakagango ni umuhanga cyane mu bijyanye no gukoresha imiti, kuko agira n'imiti ukoresha barakwirukanye mu kazi bakakugarura, agira n'imiti ituma uzamurwa mu ntera mu kazi, agira n'imiti izingura ibibanza baroze. Ufite nk'ikibanza ugurisha aguha umuti abakiriya bagahita bakirwaniramo, anazingura n'inzu bazinze, anatanga n'umuti ku bijyanye n'ibibanza n'amazu, kandi anagira n'umuti ku buryo awuguha ugahurwa itabi n'inzoga. Hari nk'abantu itabi n'inzoga biba byarabase, abaha umuti ukabihurwa burundu. Muzehe rero anagira n'ibindi bintu akora, kubera ko agira n'imiti y'inzaratsi, y'urutsiriko, y'imikagiro. Uretse no kuvura izo ndwara, aranashika, aranaragura, akora n'imigenzo ya kinyarwanda, harimo kubandwa, guterekera, harimo gukagira, gutsirika, kugangahura n'indi migenzo myinshi ya kinyarwanda yose arayikora. Abantu bashaka kubandwa, abantu bashaka guterekera, abantu bashaka gukora imigenzo, imiziririzo, haba hari ibintu byinshi cyane rero, kuko anasubiza n'indwara ku muntu wayiguteye. Umuntu waguteje uburwayi we aragira gutya uburwayi akabuhasubiza. Muzehe Rwakagango rero akorera hano mu mujyi wa Kigali, mu gasantere bita Ngaruye hano ku Gisozi. Mu gasantere bita Ngaruye hano ku Gisozi niho muzehe Rwakagango akorera. Uramutse ushaka nka nimero ye wamuhamagara kuri 07 2 32 07 42 8, 07 2 32 07 42 8. Hari n'indi nimero rero ushobora kumusangaho ya 07 9 86 92 95 6, 07 9 86 92 95 6. Reka wenda tubarebere n'indi nimero imwe, iyindi nimero nanone ushobora kumusangaho, hariho nka nimero ya 07 9 0 55 76 31, 07 9 55 76 31. Ubaye hari ikibazo ufite, cyangwa se ushaka kwivuza, cyangwa se ushaka kwikagiza, cyangwa se ushaka kwitsirikisha, cyangwa se ushaka imitsindo, cyangwa se ushaka indagu, cyangwa se ushaka kuraguza, ushaka gushikisha, ushaka kubandwa, ushaka guterekera, ushaka gukora imigenzo, ushaka kuvugisha umuntu, ushaka gukurura umuntu uri hanze, ushaka gukurura umuntu uri Burayi, ushaka kuvugisha umuntu cyangwa se kumuhamagaza, ushaka gushikisha umujura, ushaka gushikisha umurozi, ushaka gushikisha undi muntu, wamuhamagara rero akagufasha ku bijyanye n'uburwayi cyangwa n'ibindi bibazo runaka, yabigufashamo bikagenda neza. Niba hari ikibazo ufite cyananiranye, niba ufite ikibazo kijyanye n'uburwayi, niba ufite se ikibazo kijyanye no kuba barakuroze, barakuzinze, kuko agira imiti y'amoko yose. Agira imiti akura muri Nigeria, akagira imiti akura mu Bugande, akagira imiti akura i Burayi, imiti akura muri Aziya. Afite imiti igiye itandukanye. Rero muzehe Rwakagango yabigufashamo kandi yakuvura ikibazo cyawe kigakemuka.
waduhamagara rero kuri izo nimero, niba hari ikibazo ufite, hari igihe uba warivuje byaranze, warazengurutse ku baganga benshi bikanga, ukabazenguruka ku bavuzi batandukanye ba kinyarwanda bikanga, ariko ndakubwiza ukuri, ngwino kuri uyu mugabo akuvure, agufashe kandi aguhe umuti, ikibazo cyose ufite abashe kukigukemurira. Hari nk'abantu baba barwaye nk'inyatsi, ubundi inyatsi hari ukuntu ikigaragaza ko ufite inyatsi, buri udufaranga twose ubonye tugupfira ubusa, umushahara wawe ukorera ntumenya aho ugiye, ibyo ukora byose bigenda biyoyoka, icyo gihe ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko ufite inyatsi. Rero nabyo barabiroga. Hari abantu baba baratwaye umwenda, baragutwaye ifoto se, barakuzingiye mu mazi, barakuzingiye mu igi ry'irihuri, barakuzingiye mu icupa, barakuzingiye ikuzimu, barakuzingiye mu irimbi, barakuzingiye mu nyanja, barakuzingiye mu birunga, barakuzingiye ahantu hose bakuzingiye, ngwino muzehe Rwakagangu agukoreho, akuzingure buri hantu hose baba barakuzingiye, arakuzingura, agukuha umuti, kandi bizinesi yawe yongere isubire mu kazi, bizinesi yawe yongere igende neza, imikorere yawe yongere isubire ku murongo, abigufashemo.